Ngaha turaje Nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kutugera neza kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya 18 mu byumweru bisanzwe, tariki 5 Kanama 2024. Ngamasomo ajye kuduhuza n'Imana. Isomo rya mbere niyo mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, umutwe wa 28 umurongo wa 1 kugeza ku 17. Sedekiya umwami wa Yuda amaze kwima, ubwo hari mu kwezi kwa gatanu k'umwaka wa 4, umuhanuzi Hananiya mwene Azuru ukomoka i Gibewoni ambwirira mu ngoro y'Uhoraho mu maso y'abaherezabitambo na rubanda bose ati, Uhoraho umugaba w'ingabo, Imana y'Isiraheli avuze atya, nciye uburetwa bw'umwami w'i Babiloni. Nihashira imyaka 2 uko bukeye nzajya ngarura aha hantu ibikoresho byose by'ingoro y'Uhoraho Nebukadinezari umwami w'i Babiloni yahakuye abijyana i Babiloni. Kandi nzagarura aha hantu Yekoniya mwene Yowakimu umwami wa Yuda hamwe n'abantu ba Yuda bose bajyanywe bunyago i Babiloni, kuko nyine nzaca uburetwa bw'umwami w'i Babiloni. Uwo n'Uhoraho bivuze. Umuhanuzi Yeremiya asubiriza umuhanuzi Hananiya imbere y'abaherezabitambo n'imbaga yose yari ihagaze mu ngoro y'Uhoraho, amubwira ati, amen. Uhoraho nabigenza atyo, narangiza amagambo uhanuye, maze agarure aha hantu ibikoresho by'ingoro biri i Babiloni n'abantu bose bajyanywe bunyago. Nyamara ariko tega amatwi iri jambo ngiye kukubwira wowe n'umuryango wose. Kuva kera na kare abahanuzi batubanjirije nge nawe bahanuriye ibihugu byinshi n'ingoma zikomeye, bakabamenyesha intambara, amakuba n'ibyorezo. Ariko niba umuhanuzi mu guhanura kwe amenyesha amahoro, azemerwa ko yoherejwe n'Uhoraho koko igihe ibyo yavuze bizagaragara. Nuko umuhanuzi Hananiya afata za ngeri z'ibiti zari ku ijosi rya Yeremiya arazivuna, maze avugira imbere ya rubanda rwose ati, Uhoraho avuze atya, imyaka 2 nishira uko bukeye niko nzaca uburetwa bwa Nebukadinezari umwami wa Babiloni, nkabuvana ku ijosi ry'amahanga yose. Nuko Yeremiya aragenda. Umuhanuzi Hananiya amaze kuvuna ibya biti byari ku ijosi rya Yeremiya, Uhoraho abwira Yeremiya ati, genda ubwire Hananiya uti, Uhoraho avuze atya, ingeri z'ibiti wazivunnye, none zisimbuzi z'icyuma. Koko rero Uhoraho umugaba w'ingabo, Imana y'Isiraheli avuze atya, ingo y'icyuma niyo nzabohesha amahanga yose, kugira ngo agaragarire Nebukadinezari umwami w'i Babiloni. Azamukora ndetse n'inyamaswa zo mu ishyamba ndazimweguriye. Umuhanuzi Yeremiya niko kubwira Hananiya ati, Hananiya tega amatwi, Uhoraho ntiyakohereje, ni wowe utuma uyu muryango wiringira ibinyoma. Niyo mpamvu Uhoraho avuze atya, ngiye kuguca ku isi, uyu mwaka uzapfa, kuko watoje imbaga kugomera Uhoraho. Nuko umuhanuzi Hananiya apfa mu kwezi kwa 7 k'uwo mwaka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 119. Mana yanjye unyigishe ugushaka kwawe, urandinde inzira y'ikinyoma, maze ungirire ubuntu, umpa amategeko yawe. Ntunkure mu kanwa ijambo ry'ukuri, kuko niringiye amateka waciye. Abagutinya nibangarukire, bazamenye ibyemezo byawe. Umutima wanjye nuberwe no gukora icyo ushaka, bityo sinzakorwa n'ikimwaro. Abagira nabi barashaka icyankuraho, ngewe nkomeza guhugukira ibyemezo byawe. Ntabwo nacishije ukubiri n'amateka waciye, kuko ari wowe uyantoza. Mana yanjye unyigishe ugushaka kwawe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 14 umurongo wa 13 kugeza kwa 21. Muri icyo gihe amaze kumva iby'urupfu rwa Yohani Batisa, ajya mu bwato agana ahantu h'ubutayu hitaruye. Rubanda rubimenye ruva mu mujyi rumukurikira ku maguru. Amaze kwambuka abona abantu benshi, abagirira impuhwe, akiza ibimuga byabo. Bugorobye abigishwa be baramwegera bati, aha hantu ntihatuwe kandi umunsi uciye ikibu, none sezerera abantu bajye mu ngo kwigurira ibyo barya. Ariko Yezu we arababwira ati, bikwirirwa bajyayo, nimubahe ibyo kurya mwebwe ubwanyu. Baramusubiza bati, dufite hano imigati 5 n'amafi 2 gusa. Arababwira ati, nimubinzanire hano. Amaze gutegeka ko bicaza abantu mu byatsi, afata ya migati 5 y'amafi 2, areba ku ijoro ashimira Imana,
hanyuma amanyura ya migati ayiha abigishwa be, nabo bayiha rubanda. Bose bararya barahaga, nuko barundarundira hamwe ibisigaye byuzura inkangara 12. Nyamara bari bariye bari 5,000 batabariyemo abagore n'abana. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi, ubeho ubeshwaho n'ineza y'Imana buri munsi. Umuhanga aravuze ati, nta bibi nko gukira ariko ukennye mu mutwe. Tekereza ngo ubonye umuntu ufite ibintu n'ibintu, uryama mu nzu ikomeye cyane, ufite ibifaranga, ufite amamodoka agenderamo, yewe ufite n'indege, ariko wajya kubona ukabona mu rugo rwe niho hari induru, hari amakimbirane, za divorce gatanya niho ziri kubarizwa, niho umushyamirano uri hose, n'indiri y'ibyaha, n'indiri y'ingeso mbi. Barangiza uwo muntu ngo arakize da, bafite ibifaranga. Uwo niho mukene, akennye mu mutwe nyine, kubera ko ari gukurura intambara, inzangano n'andi matiku yose. Uwa kabiri avuga w'umukene mubi ngo ni umuntu wize akafite nka dogotora cyangwa profesora gaheraheza, yaramaramaje, ariko akennye mu mutwe, nta gitekerezo wa muhanga wacyakire, ahubwo icye agahora mu nteko yo kunegurana, kunenga abandi, kubona abadoguteri nk'icumi bateraniye hamwe bari kunegurana gusa ariko badakora, kubona warize ukiga kaminuza ariko ntacyo ukora. Ntabwo wandika, urasoma ukanenga iby'abandi gusa ariko ntiwigera ugira ute, ntiwigera wandika. Wanandika ukandika nabi, uvuga abandi nabi, uhora bika abandi. Abadoguteri gusa bicara mu nteko bari kunegura abandi, bari kujora iby'abandi. Umuryango w'Imana bakobera imbura mumaro kandi barize baraminuje. Mbega ubukene buraha. Nabyo n'umuhanga yavuze mu Gifaransa ati, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ngo ubwenge bwose wagira, amashuri yose wakwiga, ariko niba atakuganisha ku Mana, urakennye, yewe urakennye, ukennye mu mutwe. Nibyo ufite ubwenge ariko mu mutwe shwi nta kirimo. Mubyeyi, irise nawe ikomeze urebe urutonde rw'abantu bibwira ko bakiza hano ku isi, wajya kureba ugasanga nibo bakene bo mwisho, abatindinya kujya. Biradusaba rero kubaremera nta kindi, kuko kubona umuntu wize ariko ni uteza amatiku, ni uteza akavuyo, ni utazi gushyira abantu ku murongo, ubwo ni ubukene bubi cyane. Uyu munsi amasomo araza kuduha uburyo twakira. Gukira ntukabishakire gusa mu bintu bigaragarira amaso, imitungo, amafaranga, ibibanza, amazu n'ibindi, ahubwo gukira no gukira mu mutwe, ukamenya ko umugabo agirwa n'abandi, ibitekerezo bivuye ahandi. Ibyo nibyo bigukiza burya. Gukira ukijijwe n'abandi, nawe ubundi niwumva wihagije, umutwe wawe uzagusaza, ntabwo uzagufasha gukira. Nawe rero Yesu aragutumiye, nanjye yarantumiye, kugira ngo twebwe ubwacu duhe abo dushinzwe icyo kurya, icyo kwambara, uko bamererwa neza, nanjye nawe tubigiremo uruhare. Mwebwe ubwanyu nimubahe icyo kurya. Ngiye intego remezo tujye kugendaho n'amasomo y'uyu munsi, kugira ngo nanjye ntitugahe duhungeta bagenzi bacu bati mutuve iruhande, ariko wagombye kubaha icyo kurya. Amashuri wize, amafaranga ufite, aho ajya akiza abandi. Imana yaguhaye wibuka guhereza n'abandi ngo nabo bakire. Ubwenge bwo mu bitabo ntacyo buzamarira abandi. Akamvuga igira iti, ubwenge bwo mu mvi buramira bake. Wasanga nawe ushaje, ufite ubwenge, warize, dogotora zihunitse iwawe, profesora sinakubwira, amarisanse sinakubwira, amashuri menshi cyane, ariko ntacyo bizamarira umuryango w'abana b'Imana. Ubu se warize nawe? Wowe nanjye nitubahe icyo kurya. Uzasanga kenshi twifitemo ibisubizo, ariko icyo tubura gukora mu mufuka wanjye ngo mpereze mugenzi wanjye. Icyo tubura si uko ibintu tutabifite, ahubwo kugira ubugugu, ukaza gusanga twese turugenda dusigana, kandi iyo tukiza gushyira hamwe, ngakura iwanjye nawe ugakura iwawe, cya gikorwa twari gukigezaho. Ariko kubera ubugugu, ubunebwe, kwirara, gufuha, ishyari, kaza kurangira ibikorwa byiza twari kugeraho, nta na kimwe tugezeho. Kubera iki? Ntidushaka kurekura. Mwebwe ubwanyu nimubahe ibyo kurya.
mugenzi wawe ntakaburare kandi ufite, mugenzi wawe ntakambara ubusa, iwawe uhagwije imyambaro, ameza yateguye nka Salomoni, ariko undi muturanye we ari kuburara. Kubera iki mugenzi wawe burara kandi muturanye kandi wowe ufite? Mbere yuko dukomeza tuganira kuri ino ntego, wowe nanjye tureba, kuko akesha akaboko kacu iyo tugiye gutanga turahina, nuko twajya kwakira tukagorora kose kakagororoka turi gusaba. Mbere ya byose reka tubanze twumve iyi nkuru yerekeye uburyo wakira, maze nurangiza kubona uburyo wakira biraza kugufasha kureba uburyo wakiza abandi. Abantu benshi turakize ariko ntitwifuza gukiza abandi. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo wari ukomeye cyane w'umukire, ngo arafite uruganda rw'imigati, uruganda rukora imigati, ku buryo muri ako gace umva yakoraga imigati myinshi, abantu bakarya bakishima, uruganda rutera imbere, akajya aranguza, ibintu bigenda neza. Igihe kiza kugera rya hindi ko ntagahora gahanze, kandi ngo aho mutindi yanitse ntiriva, kandi ngo umutwe umwe wifasha gusa ntifasha gutekereza, kandi ngo abagiye inama Imana irabasanga. Nuko wa mugabo igihe kiza kugera w'umukire, umva rwa ruganda rurahomba, rwongera rurahomba, guhombana bitabuze hafi guhomboka. Ngo byari bigenze bite? Imigati irabura, abakozi bamwe barigendera, nuko uruganda neza neza rurahomba. None hatangira ibihombo bikomeye, amadeni adashira mu ruganda. Igihe kuza kugera rwa ruganda bagiye kurufunga kugira ngo baruteze cyamunara, bishyura amadeni yarabafite. Nuko wa mugabo aza kwigira inama, aravuga ati ariko uruganda wari umushoramari wikorera, ubundi akampa make nkabona uburyo nishyura abamfashe mu muhogo, ubundi nkiviramo ko mbona gukora imigati binaniye. Nuko atereta umushoramari, wa mushoramari ageze muri rwa ruganda, ubwo ucunze ukuntu rwa ruganda rugiye kumuhimiraho, arabigenza ate? Wa mushoramari arakora, nyuma y'umwaka nyiri uruganda akurikiranye asanga wa mushoramari amaze kwishyura ya myenda yose rwa ruganda rwari rurimo. Hanyuma uruganda rusiga rusagurira isoko mpuzamahanga, abantu muri ako gace ntibagikenera imigati, imigati irakoreka neza kandi iryoshye imeze neza. Nyiri uruganda, ese koko nzongera ndugurure nte? Nzongera nkwehere ruriya ruganda ko rumaze gukwira nyuma y'umwaka umwe gusa, kandi ngiye imyaka ishize ari myinshi rwarananiye. Nuko agenda yicishe bugufi, ajya gushaka wa mushoramari wari umufatiye rwa ruganda, kugira ngo byibuze amubaze ibanga yakoreyeho, dore ko byari byaramunaniye, yarahuye n'igihombo gikomeye. Bishoboke ko yagiye apfukamye ati nyaboneka mbabarira umbwire uburyo ushoboye gusohoka muri iki kibazo, uburyo tubona uruganda none ruhagaze neza, wabigenje ute? Nuko amushoramari ngo aramubwira ati ngiye kukubwira amabanga 4 akubiyemo uburyo nakoresheje uru ruganda none rukaba rugeze ku rwego ndashyikirwa rwo kwishyura amadeni, rwo kwibeshaho, rwo gukora cyane. Nuko aramubwira ati amategeko ya mbere arafatanya. Itegeko rya mbere ugomba kumenya ku isi nuko ntawe ushoboye byose. Itegeko rya kabiri naryo risa n'iryo, nta muntu n'umwe ku isi udafite icyo ashoboye. Bishatse kuvuga defo et qualité, buri wese ibyo arabifite. Buri wese agira uruhande abaho mwiza, urundi akabaho na mubi. Buri wese agira uruhande afiteho imbaraga, n'undi ruhande afite imbaraga nke. Iryo tegeko rya kabiri waryumvise, ntawe ushoboye byose, akamara birumvikana, kandi ntawe udafite icyo amaze. Buri wese afite icyo amaze. Amategeko yakoresheje bituma abantu bose numva ko nta kamara ngomba kugira mu ruganda rwanjye, nanjye ko ntari kamara, bituma noneho numva n'abakozi nakoreshaga buri wese nkamukoresha ntawe ko ari umunyantege nke ku ruhande rumwe, ariko ko ashobora no kugira imbaraga ku rundi ruhande. Nuko rero abakozi banjye bakoreze muri rwa ruganda rutera imbere. Reka nguhe itegeko rya gatatu naryo rikomeye cyane. Itegeko rya gatatu niryo bita mu Gifaransa recrutement. Uko nazanye abakozi nyine bitewe na buri wese icyo yigiye nicyo nshaka ko azambarira, nuko nagiye bakoresha. Ariko sinagiye kure, nafashe mu bakozi wari ufite kuko bari abadogiteri bakomeye cyane, abarimo nyine nkoresha, abaribwo nzana mu kazi recrutement. Bituma abo bahanga bawe wakoreshaga mbere nababyaje umusaruro kandi bigenda neza ko bari barize bikomeye cyane. Noneho mbasha kubazana mu kazi muri uruganda
mu gihe nari ndi kurukoresha. Itegeko rya kane naryo risa n'irya gatatu, plasoma, gushyira buri wese mu mwanya akwiye kugira ngo azatange umusaruro cy'icyo yigiye, cy'icyo namuhamagariye, icyo namutoreye. Abakozi rero urabona bawe bari basanzwe ari abawe, buri wese namushyize mu mwanya nkurikije ubushobozi afite, impano afite, uko ajya akora. Kuko burya mu murimo, muri bizinesi, harimo abateorisien bagira amateori, bafite ibitekerezo, abandi bize bikomeye cyane. Abo ngabo batanga ibitekerezo nyine bikomeye cyane biza kubaka uru ruganda. Ariko habona abatekinisien babandi bicara nyine ku murimo neza neza, ukabona bakoze umurimo uganisha heza, bakayobora abandi atari mu bitekerezo gusa, ahubwo noneho mu bikorwa, pratique, technique. Noneho hari aba gatatu mu bakozi mu giciro njye nkoresha, aba mekanisien babandi ntabwo ari ngoko bagira ibitekerezo bihambaye, ntabwo ari ngoko bayobora ibikorwa, bo baragenda icyabo ni ukujya ku kazi, bagakora bagakoresha imbaraga izi ngizi z'umubiri, physique. Abo rero buri wese nagiye mushyira mu mwanya we nkurikije izo mbaraga, ari imbaraga z'ubwenge, ari imbaraga z'ibitekerezo, ari imbaraga z'umurimo, ari imbaraga koko izi ngizi z'umubiri. Nuko rero umusaruro aboneka ngende kuri amategeko ane. Na n'ubu uruganda wambaza miliyari na miliyari sinarumuhereza, kuko namaze kumenya nyine ayo mabanga ane, amategeko ane. Amategeko ayumvise nguko nakoze, nguko nzakomeza gukora, ndabizi sinzigera mpomba, kuko amabanga naramenye kandi ndayakurikiza. Bituma noneho abakozi banjye barishimye, abo mu ruganda barishimye, ntawigeze agira icyabura. Kubera iki? Kubatega neza, nkamenya impano za buri wese, nkamenya ko yo ashoboye biriya, adashoboye biriya. Nuko rero uruganda rutera imbere. Hari igice cyo kumenya uburyo ingano zahinzwe zizavamo wa mugati, hakagira abazihinga, hakagira abazivomerera, hakagira abazisarura, hakagira abazizana mu ruganda, hakagira abazitunganya, hakagira abatunganya amazi, hakagira abazisya, hakagira n'abazi kuzitegura nyine bagakoramo umugati. Nuko rero imigati ikaboneka ari myinshi. Abo bose rero buri wese n'icyo yize bigahura n'icyo ashoboye. Icyo wize, icyo ishoboye, iyo bihuye neza neza bigenda neza. Hari uwize ariko adashoboye, hari ushoboye ariko atarize. Abo bose rero buri wese nta n'umucika, mbashyira buri wese mu mwanya we, kandi bose bakabikora neza. Ngiryo ibanga nakoreyeho. Nuko ngaho nawe tekereza, nyiri uruganda araza guhera yongera gusaba uruganda, bishoboke ko yagiye avuga ati kuko ndize, iyo nkiza kumenya kare kose amategeko ko arande, ko ntawe ushoboye byose, ko nta kamaro uriho, kandi ko buri wese ntawe udafite icyo adashoboye, kandi nkongera kumenya uburyo mpamagara abantu, uburyo nshyira abandi mu kazi, n'imyanya mbahereza iyo myanya. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Ngo rero nyiri uruganda, wowe nanjye, amasomo aje kukubwira ko akenshi dukunze ko abanyiri uruganda, akenshi ntidukore neza icyo twagombaga gukora, kubera ko tutubahije amategeko ane. Kaza kwanye tutari gutanga umusaruro uko bikwiye, imigati itari kuboneka, imirimo yabuze, ubukene bukaza, kuko ntashoboye kumenya gushyira buri wese mu mwanya we. Muri iri somo rya mbere twumvisemo abahanuzi babiri. Harimo umuhanuzi w'ukuri n'umuhanuzi w'ibinyoma. Umuhanura w'ibinyoma ni Hananya. Umuhanuzi Hananya kwibonekeza, kuryoshya karimi, ati imbaga inyemere ariko Imana itari gukwemera. Byaba bikumara iki niba imbaga ishobora gukwemera, abantu bagakwemera, ariko Imana itari gukwemera? Kubera iki? Uvugira abantu aho kuvugira Imana. Umuhanuzi nuhuza abantu n'Imana. Ngaba abahanura b'inyoma bavugira abantu bakabaryoshya utugambo dusize umunyu ndetse n'amavuta, ariko imbere y'Imana, Imana iri kubareba ikazunguza umutwe. Koko urabeshya imbaga y'Imana? Imana niyo yabigutumye? Abahanura b'inyoma nkahananya. Naho umuhanuzi nuvuga iby'Imana mutumye, abibwira imbaga, nuvugira Imana. Wongere urebe uruganda rwawe, ese uri umuhanura b'inyoma mu ruganda rwa, cyangwa uri umuhanuzi w'ukuri uvugira Imana? Buri gihe uvugira Imana wagombye no kwiga ukita ku nama zose bagiye bakugira, kuko abagiye inama Imana irabasanga. Nuko rero kubahiriza amategeko yose agenga business, agenga uruganda, kugira ngo uruganda rugere rutera imbere. Naho ubundi iyo udakurikije uruganda ugenda ku bitekerezo byawe nk'ibyahananya, umuhanura b'inyoma, uko Imana yongeye gukureba, ntongere kumenya icyo Imana ivuga, kugenda ku bitekerezo byawe bwite, ariko by'Imana shwi. Umutwe mwe wifasha gusa, ntiwifasha gutekereza. Nibwo bizarangira uruganda uruhombeje. Wowe se wagize ngo ntuzahomba cyangwa uhomboke?
nibyo bibaye kurihananya, birangira nyine apfuye. Kubera iki? We yagendeye ku bitekerezo bye aho kugendera ku by'Imana. Niyo ndirimbo y'umuririmbyi wa Zaburi uyu munsi ati, Nyagasani unyigishe inzira yo gushaka kwawe. Amen. Icyampa ngo ibyo nkoze biba birimo gushaka kw'Imana atari ugushaka kwanjye, kuko abahanura b'inyoma bakurikira ibyifuzo by'umubiri wabo n'umutima wabo bisohokamo bibi, bakirengagiza gushaka kw'Imana. Nyagasani mpa gukora ugushaka kwawe igihe cyose, numva icyo umbwira maze nite no ku bandi. Sensibilité aux autres. Ivanjiri y'uyu munsi iratwerekeza ku ruganda rw'imigati, boulangerie. Iradushyira muri boulangerie. Ugeze muri boulangerie wakora iki? Birumvikana ry'imigati nyine, ariko se usanze abashinzwe kuyikora batayikoze babigenza ute? Waba urara nyine. Nguko mubyeyi, Yezu ivanjiri tumaze iminsi tuyumva. Ivanjiri irimo ibintu byinshi cyane byagufasha nanjye byamfasha. Ubwo twumvise imbaga nyamwinshi yari ikikije Yezu, ni nko mu ruganda nyine. Yezu ari kubwira imbaga, ari kwigisha. Twongere tuzirikane izi mpuwe z'abigishwa ba Yezu, bamubwira bati sezera abantu bajye kwigurira ibyo barya. Kumva igisubizo cy'ubuhanga cya Yezu kiturarikira gukora cyane no kumva ko iyo mfite ngomba guha mugenzi wanjye. Yezu ati, nimubahe ibyo kurya mwebwe ubwanyu. Amen. Iyo abiri ijambo naryumvaga, sinakongeye kugira ubugugu, sinakongeye kugundira, nakagempa n'abandi. Uha n'abandi nabo bakabaho neza. Ariko njyewe icyanjye nawe dukunze kugundira. Rimwe rimwe umuntu akayagupfira mu maboko, ukanga kumuha ku biryo byawe, hatataza gukumarira ibiryo. Nguko abantu bahombye uruganda, natwe tumeze nk'abari mu ruganda rwa Yezu. Wowe nanjye dushobora kugira uruhare mu kuzimanira mugenzi wacu, dushobora kugira uruhare mu kuremera mugenzi wacu wagize ikibazo, yarwaye, yarwaje, yahuye n'ikibazo, inzu iri kumuvira, yahuye n'ikibazo cy'inzara. Ni kangahe tujya duteranya kugira ngo dusanasanire umuvandimwe wagize ikibazo? Dutuye mu mazu, turi abakire benshi cyane, ariko umukene akazatugwa mu maboko yishwe n'inzara. Ntiduhema kumena ibiryo, ntiduhema gusesagura, aho ni mu ikabari n'ahandi henshi cyane, tugasinda, tukongera, tukagwa ivutu, tukarya tukagwa ivutu. Ariko hirya munsi yacu hari umukene. Erega munsi yawe ntabwo ari ngombwa ko muturanye. Ashaka ko atuye kuri kilometero 1000, ashaka ko mudatuye ku mugabane umwe. Mushobora kuba nta n'isano mufitanye, ariko gusanasanira umuvandimwe. Umuntu wese n'umuvandimwe wawe, uzi n'utazi. Aha, uzi inzara iri kwica abantu muri no minsi. Uzi abantu bari mu buhungiro, badafite aho bikinga, badafite inzu, bari kunyagirwa. Bamwe izuba rirabica, abandi bari kunyagirwa. Kandi wowe urafise konti yawe yuzuyeho amafaranga, nta n'umwe ushobora kugira uburyo wamuremera. Nyagasani ntabwo azakubaza abakugiriye nabi, abatarakuremeye, abataragufashije, ahubwo azakubaza ngo wafashije nde. Ntabwo azakubaza abataragukunze, ahubwo azakubaza abo utakunze wowe. Akantu mugere gukumva. Nyagasani ntabwo azakubaza abakugiriye neza cyangwa abakugiriye nabi, ahubwo azakubaza wowe abo wagiriye neza, abigushimire. Abo wagiriye nabi nabo sininza kwirirwa nkubwira ko azabiguhanira hato utaza kundakarira. Ariko igihe cyose utabasha kureba ikiganza cya Yezu n'umunwa Yezu kubwira uti mwebwe ubwanyu nimubahe ibyo kurya, ntabwo ushobora kumenya gufasha no kurekura igihe cyose utarumva ijambo rya Yezu. Wowe ubwawe ushobora kwibonamo ibisubizo, ariko icyo tubura ni uko dufunga umutwe tukumva nkaho ibyacu byose byuzuye, nta n'umwe ushobora kuduha igitekerezo. Nguko rero ko bizarangira uruganda ruhombye. Uruganda rurahomba kubera iki? Njyewe ubwanjye nifite ibisubizo, ni kuva nihagije, nta wundi wampa igisubizo, cyangwa mfite n'ibisubizo ariko sindi no kubitanga ngo bigire abandi akamaro. Uruganda rero ruzahomba. Nguko rero za nama enye wa mushoramari aguhaye nanjye ampaye, uziteho kandi uzikurikize. Ni kangahe uzasanga mu bigega byacu, entreprise zacu, inganda zacu, za diocese zacu, za paroisse zacu, bari gutaka ngo ubukene inzara iratwishe, kandi ibisubizo tubyifitemo. Gusa icyo tubura, njyewe uri ku mutwe nka padiri, njyewe uri ku mutwe nk'umuntu uri gutegeka, uri kuyobora, akenshi inzira ndazifunga, abagomba kumva ibisubizo simbifate, nuko bikaza kurangira ndi gukoresha ubwenge bwanjye nyine. Kaza kuyobora ya tegeko rya mbere, umva nta muntu ushoboye byose, nta muntu kamara kuri ino si. Nuko rero ibishinga yacu gahomba, abantu bagataka inzara, kandi uri umuyobozi wakagombye gushaka ibisubizo.
nuko rero ahubwo wabasha kugira icyo agufasha ukamwigezayo ukamwirukana n'ibindi byinshi cyane biwamukorera, ukaza kwibagiza ngo nawe udafite icyo amaze, gusa icyo tubura ni ukumukoresha. Buri uriya uri kubona nka ntacyo amaze, no mu cyane baravuga ngo nta kigozi kibura icyo kizirika. Naho uri gutaka inzara ngo ndahombye, imishinga yanjye irahombye, inzara igiye gutwica, kandi wowe ufite abantu bafite ibisubizo, ufite n'abadoguteri bize bakaminuza, ariko uri gutaka inzara kubera iki? Ntabwo nyine ubashyira mu mirimo uko bikwiye. Buri wese upfa kumutatanya aho ubonye, ntabwo utekereza harya yize iki. Cya tegeko rya kane rya plasoma, yize iki mushyire mu cyo yigiye. Waba warize agronomy, nuko rero ugafata urushinge ngo ngiye kuvura mubyeyi. Waba uri umuveterineri, nuko ngo muganga yabura ngo ati nanjye ngiye kuvura. Hari uvura amatungo ariko hari n'uvura abantu. Nuko kwiga ariko ukamenya ngo harya ni iki. Ese ibyo nigira nibyo nkora? Igihombo kinini tukimara mu gushyira abantu aho batakagombye kuba bari. Iri tegeko nawe rirakureba, ngiye umuyobozi uri hejuru, uyoboye isi, uyoboye kirisiya, uyoboye igihugu, uyoboye umudugudu, uyoboye akarere. Umva, iki nicyo kitunaniye abantu benshi. Plasoma, ushyira umuntu aho bigomba kugira ngo aguhe imbuto zikwiye bitewe n'icyo mushyizemo aho akwiye kujya. Ushyira umuntu aho akwiye kujya. Akenshi uzasanga turwanira imyanya, dutatanya bagenzi bacu, gusuzugura, gupinga. Nibwo rero uzatangira ugataka inzara ati turakennye. Icyakwereka abantu b'abayobozi bakomeye bari mu gihugu, cyakwereka abantu bize bakomeye cyane bari mu turere twacu, bari muri diocese zacu, bari mu paruwasi yacu, ariko se ni kangahe mbashyira mu mwanya ukwiye? Tekereza nawe ko ufite abantu bize bakomeye cyane ariko ukagenda utaka ubukene. Icyo ubura wasanga nawe ari amategeko utarayubahiriza. Ndifuza gusoreza gutuntu tubiri Nyagasana akunze gukora. Hari igihe Nyagasana atuma umukene ku mukire, hari n'igihe Nyagasana atuma umukire ku mukene. Ngaho amategeko y'amagirirane. Twese turi hano ku isi, ukeneye iki ariko kiyukizeho. Niyo mpamvu tugomba buri wese akajya magirirane y'undi. Nibwo mugenzi wanjye atazaburara ngiye mfite, nibwo mugenzi wanjye atazagwa ivutu kandi ngiyewe nkennye. Nuko rero ugatera imboni y'ijisho ukamenya uti harya mugenzi wanjye akeneye iki, harya namufasha iki, harya uyu muntu mu kibuga namukinisha kuwuhe mwanya kugira ngo ikipe itsinde. Mwa babyeyi mwe, nuko umukinnyi wese akina ku mwanya we, kandi ibitego yatsinze bikaba ikipe yose, kuko nta mukinnyi umwe watsinda igitego wenyine. Umusako yakoranye n'abandi benshi cyane, kinyi wose bagakorana, akawa muti nyine ukoranye, uruganda rwa ntirukahombe. Mwebwe ubwanyu nimubahe icyo kurya buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.